mu by'ukuri twarakundanaga tubana mu nzu imwe turarana ku gitanda kimwe ariko nta kintu dukora. None se mwabanaga nyine gute nk'umugore n'umugabo? Icyo gihe rero ntabwo twabanaga nk'umugore n'umugabo. Yego. Mwabanaga mu buhe buryo se? Muyihe sa? Relationship iri hagati yanjye nawe. Mwabanaga gute? Umwe yitwa undi iki cyundi? Nisheri shushu sweet nyine ibintu nk'ibyo. Ahaye. Genda n'ubundi icyo nakubona nagisanzeho nagiye sinagukumbura. Nizere ko mumeze neza cyane mwebwe mudukurikirana umunsi ku munsi mutubona kuri Yawe TV ni YouTube channel yacu yarafunguye bwa mbere ukora subscribe kugira ngo ujye ubasha kubona notification igihe cyose twauploadinze ibiganiro byacu bibageraho 5 kuri 5. Nitwa Patrick mubana nanjye umunsi ku munsi kandi dufite website yacu yawetv.com ujyaho ukamenya amakuru ukamenya isi bayerekeza. Ikintu cya mbere n'amakuru uretse ibyo ngibyo umaze kumenya amakuru nta kindi uretse ko kurangira Body Max Fitness duherereye mu Giporoso usa n'uwerekeza i Kanombe dusange muri Hilltop. Body Max Fitness tugufasha kugira ngo umubiri wawe ube physically fit. Dufite gym irimo ibikoresho byose ukenera kugira ngo ukore umubiri wawe umere neza cyane. Dufite sauna and massage, dufite swimming pool. Zose ni service udusangana uduhamagara kuri 0788358041 ubundi tukagufasha cyane tubana namwe. Tuba dukora stories zigiye zitandukanye kuri Yawe TV. Uyu munsi dufite abasore hano tugiye kuba tuganira tugiye gutangira tubaha ikaze kuri Yawe TV. Bite musore? Tubanje ku musore. Umusore n'inkubi tubanje ku musore tubanze ku nkubi inkubi zisigaye ziri imbere cyane. Urabona izi nkubi? Okay, murakoze. Njyewe uri hano nitwa Umutoni wa Sarine. Umutoni wa Sarine. Ko itonze cyane se? Niko inkubi mukora? Ni ibisanzwe. Niyo ndwara wirwaniye. Okay, jamase. Nanjye ndashima Imana n'umwana wayo n'abantu bake ku isi. Amen. Ariko uvuze ngo ni Yawe TV. Okay. Ubwo byari binshaka. Ni Yawe TV kabisa. Dufite na website yitwa yawetv.com. Okay, abwo abantu bayisure barebe. So nitwa Karasira Fiston. Yego. Y'abantu bakibona umukobwa n'umuhungu bashaka guhita bibaza ko iyi couple noneho ni mushiki wawe ni umukunzi bimeze bite? Shaman. Ntago ari mushiki wanjye se n'umukunzi. Gusa nawe Imana ikibazo uri kubaza. Urabizi ko kuduhuza byakugoranye kubera kambyite saga. Yego. Imaze iminsi. So she's my ex. Yego. Nahoze mukundana. Reka twigarukire nyuma gatoya wenda mbere yuko tugera ku gutandukana kwanyu twibaze ngo ni story yatangiye gute abantu bajya gutandukana ariko barigeze bakundana. Byatangiye bite mwamenyanye gute? Urukundo rwacu rwatangiye tukiri abana batoya bato cyane twiga primaire tuza gukura tugikundana ndangiza secondaire arakomeza kuko yari muto kuri nge ni muto kuri ngewe. Yego. Nkiza amahirwe mfite anko ansigira inzu urumva ashoje kwiga secondaire ndamupropoza ko twabana muri iyo nzu kuko yari inzu nziza kandi nini abarebye icyo kiganiro barabibonye. Tubibwira no mu rugo bari barabizi dukundana gutyo nyine tubana mu nzu imwe ndumva ari ibyo ngibyo. Yego. Twigarukire kwa Aline na Aline. Ku myaka ufite umuntu akurebye arabona ushaka kuba uri mutoya kuza gufata icyemezo cyo kuba ngo reka njye kubana n'umusore ababyeyi babyakiriye batembere na mbere. Kuko bari bazi ko uko twakundanye tukiri batoya kubyakira ntango byabagoye. Ntabwo byabagoye. Ubwo ufashe intambwe ya mbere umusore akosabye ko mwajya kubana mugiye kubana birumvikana ko mwabanaga nk'umugabo n'umugore. Ariko hari inshingano tutuzuzaga z'abagabo n'abagore. Ni izihe? Zo kuba twakora imibonano mpuzabitsina
because ntabwo abantu babyumva neza, ariko ni ibintu yatinye. Amaze kubitinya tubiganiraho, urumva kubwira umukobwa ngo ngwino tubane mu nzu, hari ikintu ahita atekereza direct. Yego. Yarambwiye ati kuri kumbwira ngo nze tubane mu nzu kandi uzi ko ibi n'ibi mbitinya, ubwo bizagenda gute? Ndamubwira ati okay, ndagusezeranya ko ibyo bintu bitazigera biba. Yaraza turabana, arabyakira, nawe arahari, araza kubibwirira. Wenda tugarutse gatoya ku mukobwa, ufashe icyemezo cyo kujya kubana n'umusore, mwari mugiye kubana ku zihe ntego ubundi? Niba wazanyemo iyo kondisiyo y'uko mutazuzuza inshingano z'urugo, umuntu ahita yibaza ngo ubundi mwabanye ku zihe ntego? Kuko abantu bashaka ngo bazabyare bororoke, wari ugiye kubayo mu buhe buryo? twebwe tugiye kubana kubwo kugira ngo urukundo rwacu rukomeze rugende neza, nta kirwitambitsemo. Niyo wambaye mu gihe ibindi tutarabipanga. Byari internship. Nukuvuga ngo ntabwo ari stage. Wowe wivuga ibintu mu ndimi z'amahanga. Ntabwo ari stage. Stage nazo ni mpuzamahanga. Kwimenyereza, okay. Ntabwo ari ukwimenyereza. Bari gutuma nseka nari muri mode. Yego. Kwimenyereza. Tuvuge akazi cyangwa se umwuga yanjye. Yego. Ahubwo yari afite icyo gihe mu myaka 18, 19, 18 gutyo. Yego. Then twebwe kuko ndibuka neza ko twari twanafashe irembo. Ni ibintu byari serious. Very serious. Then dusezerana ko ibyo bintu wenda bizatangira kubaho nizuza imyaka 20. Ndumva ari gutyo, yari ibyo nyine. Kuvuga rero wowe ibibazo urimo urabaza biraza gutuma birangiye mvuze ibintu byose. Ashobora kuba uri umuhanga mu kubaza. Noneho nyine dusezerana ko ari gutyo nyine bigomba kugenda. Yego. Urumva rero ntabwo twavuga ngo nta ntego rwari rufite. Rwari ruzifite ahubwo zihambaye. Kuko abantu benshi n'abadusuraga mu rugo byarabatangazaga cyane, kuko abizi iyo usuwe n'umuntu muraganira mukajya kure mukaganira, hari n'abavuga batabyemeye. Reka twigarukire ku mukobwa. Umusore mugiye kubiwe, murimo murabana, muraba mu cyumba kimwe no ku gitanda kimwe, ariko za nshingano nimuzuzuze. Izo mbaraga mwazikuraga he ko usanga hanini umubiri unanira abantu? Izo mbaraga twe twarazibonaga kubera ko hari ibyo twe twariyemeje. Akenshi se twigashye ku musore y'abantu bazi ko abantu byanga bikunda ibyo bintu biba bigomba kuba biba. Ushobora kubibwira umuntu akavugira ngo urihe, akavuga ati wa musore ni ikigwara, ariko ego tubana n'umuntu mwashakanye ibyo bintu bidakorwa. Na hanini ugasanga wenda umuntu ushobora no kubimubwira ibyo bintu nabyemera. Urumva ubugwari. Njyewe nyine ku giti cyanjye ntabwo ndi ikigwari. Kimwe nuko ntazi uko ibyo bintu bikorwa. So rero abantu bafata ibintu ukuntu gutandukanye. Njyewe uko bamfata nuko bantekereza ntabwo mbyita sinako ndi. Rero kuba nabana n'umukobwa mu nzu kwezi kumwe 3 umwaka, izo nshingano zituzuzwa, suko ntabishaka cyangwa suko ntabishobora. Ahubwo nuko hari umurongo twe twarihaye kandi twarawemeranyijeho twese. Tugarutse ku ruhande rw'umukobwa, ahanini usanga zimwe wenda sinzi ngo mwari mumaranye igihe kingana iki? Tumaranye imyaka igera nko muri 3. Imyaka igera muri 3. Iyo myaka ni imyaka myinshi ku buryo usanga no hanze baratangiye kuba ati bora no musore wabona atanabyara, wabona n'umukobwa atanabyara. Izo mbogamizi ntabwo mwigeze muhura nazo?
mwunganiyeho gatoya muri iyo myaka 3 avuze so ubundi ntabwo twafashe umwanzuro wo kubana kubera ko arangije kwiga yego ahubwo niyo yigaga kenshi yazaga muri vacances agataha iwanjye ahubwo ubwo twamaze umwaka umwe usanga hafi n'igice aribwo tubana mu nzu aribwo mubana mu nzu wenda ntabwo turagira ku byo gutandukana murimo murabana nk'umugore n'umugabo kubana mu rugo mwarimo banyamute ni relationship yari imeze gute ko iyo abantu babana hari igihe bahaza mu dukimbirane runaka ibyo byigeze bibaho oya ntabwo byigeze bibaho none se ahanini hari igihe usanga nyine mwarabyumvikanye ariko kubera ko umwe adashaka kubangamira undi ahanini akaba yamuca inyuma bitewe n'uko hari ibituzuzwa mu rugo izo mbogamizi ntabwo umusore yigeze ahura nazo ku ruhande rwanjye navuga ko ntazo ku ruhande rw'umukobwa kuba hari ibyo waba utarimo kubona mu rugo ariko kubera ko watinye kubibwira umusore ukavuga utereka mbishake hanze y'urugo oya umwaka n'igice wawe nta cyitegerezo muragira ababyeyi bakabasura se bakababwira ngo iki ababyeyi akenshi usanga iyo bashyingiye umwana baba batewe ishema no kuzabona kuzukuru ikibazo wowe wacyumvishe nabi ntango bari baradushyingiye umusore kubera yigeze kuvuga ko yigeze gufata irembo yafashe irembo ariko nta bukwe bwabaye ibyo rero byari kuba nyuma y'ubukwe suzi ko iyo ugiye gufata irembo none se utaha umukobwa umutanye ahubwo nyine nawe ndimo ndibaza ukuntu waje kubona umukobwa bikancanga ni ukuvuga n'ubundi bafashe irembo turi kumwe muri kumwe n'ubundi none se mwabanaga nyine gute nk'umugore n'umugabo icyo gihe rero ntabwo twabanaga nk'umugore n'umugabo yego mwabanaga mu buhe buryo se mu yihe sa iri hagati yanjye nawe mwabanaga gute umwe yitwa undi iki cyundi ni isheri shushu switi nyine ibintu nk'ibyo ni bya bisirimu bya bisirimu kubyuka umureti nyine twabagaho muri ubwo buzima bworoheje yego rero umuntu yumvishe story yanyu akumva ukuntu mwabagaho yakwibaza ngo noneho kuza gutandukana byo byaje kuva he ko umuntu yakumva ko ari abantu bari babanye neza bumvikana kuri byose ayo makimbirane yaje kuza gute duhere ku mukobwa tubwire wadufasha se icyo kibazo ntitugitindeho basi ntabwo tugitindaho dusubize tugenda nyine haje kuzamo agatotsi ukuntu biba ngombwa ko dutandukana biturutse ku kisi biturutse ku ki ntabwo byabura aho bituruka hari udukosa twabayeho hagati yanjye na sheri wanjye wamufasha guca inyuma bisa nkabyo ubwo nibyo yego bihita biba ngombwa ko dutandukana tugarutse ku musore byaje kurangira rero ibyo wemeye bikunaniye ko wemereye umukobwa ko muzabana icyo bintu mutabikora kwihangana birakunanira si ukuvuga ko kwihangana byananiye mani ndumva ibyo bintu tutabiganiraho icyaha baracyemeye ntabwo n'ubu ngubu ntabwo ndasobanukirwa impamvu twatandukanye arakubeshyera se ntabwo ambeshyera kuko we niko kurafite muri we nyine ntabwo nafata ukuri k'umuntu ngo nkugire ikinyoma ntazi impamvu yabyo nyine wenda ikindi mutazi cyangwa se mutari gusobanukirwa neza ni uko asigaye afite undi mugabo yego kuba afite undi mugabo rero ibyo sindi bubitindeho ni ukuvuga ngo iyo umuntu ashatse impamvu z'uko mutandukana usibye ko ngiye atizigeze nazinshakaho ahubwo izo mpamvu nazimenya ari uko ngiye kumureba ntabwo wamubureyininga cyangwa iki nkubwize ukuri Patrick yego kuba nicaranye nawe hano ndabangamiwe sibyo
birambangamiye pe 100%. Utabona ndi guseka ni ukurenza, uri kumva? Njye mani nanarambiwe. Yego. ngaho utangiye ya magambo yawe. Ubuse nanga ugiye kwitwara nabi. Umuntu yumva nyine ko kuntu ako kantu kaba gasa nakajemo ashobora kwibaza ngo ni amakimbirane yanyu ahubwo yafashe n'indi ntera na mbere yuko mutandukana umubano ntabwo wari umeze neza. Agatotsi nyirizina kaje kuza gate ko mwari umuryango ubaniye neza wihanganirana? Ibyo bintu hatubabara tukabivaho. Nyine se inkuru yanyu rero, inkuru yanyu ntago murimo kwisobanurira abantu neza ngo bumve impamvu byabaye. Ntago nanjye mbizi n'impamvu nagira ngo menye ukuri. Hari igihe usanga abantu batandukanye ariko hanze ugasanga bahimbye impamvu zabo. Niyo mpamvu dushaka gukuraho urujijo ku bakunzi banyu mufite bitewe na series mugaragaramo babakunda, bamenye inkomoko y'itandukaniro ryanyu kuruta ko umuntu yagenda azana stories zitarizo. Nicyo tuba dushaka kugira ngo abakunzi banyu basobanukirwe bamenye ukuri kuruta ko umuntu yagenda ahimba ibintu bitabayeho. Ushaka kumenya ukuri? Ushaka kumenya ukuri nk'uko mbwira? Yego. Ntabwo nanjye gusa ukeneye kumenya ukuri ahubwo n'abakunzi banyu muri rusange bakundaga couple yanyu, bakundaga ukuntu mubanye. Baba bakeneye kumenya abantu twakundaga couple twemeraga kuki yatandukanye. Niba binashoboka wenda ko yanatandukana wenda bamwe ko babyifuza cyangwa se wenda ko bavuze ko afite umugabo bishobora kuba bitagikunze, ariko n'abantu nyuma yo gutandukana babona inshuti zisanzwe. Ni ukuvuga ngo ngiye ku giti cyanjye nta kosa na rimwe mfite, sibyo? Aline ngiye naramubuze. Yego. Mubuze menya amakuru yuko yagiye asigaye abana n'undi mu mucama nyine. Urumva? Fata boss wanjye Gashugi ndamuganiriza. Muganirije arambwira ati rero tugiye kumureba. Tugiye kumureba mbona azanye na cameraman wacu, uri kumva? Yego. Mbona yazanye na recorder nawe ase ibi bintu uzanye ni ibiki? Arambwira ati wowe bibike tuzabigira urwibutso. Sibyo? Turaza ari gukora introduction numva azabicisha kuri channel kuri YouTube ya Gashugi series. Yego. Twaraje dukora, twaragiye nyine tujye kureba umukobwa anasigaye kuko turahamusanga. Yego. Icyo gihe yari anabyutse. Kumva? Tuhasanga n'uwo mujama nyine wabana. Urumva byahise biba intambara nawe urabyumva nyine. Niyo mpamvu ntashaka no kubigarukaho man. Ndimo ndakubwira ibi ngibi kugira ngo man byibuze undeke, sibyo? Nyine twaraje turaganira biranga, urumva projet nimba twari duhuriye muri Gashugi series kandi iyo projet twari duhuriyemo n'ubundi twarabaga mu nzu imwe nyine urumva? Yego. Biba ngombwa ko iyo projet isa nkaho ipfuye, nawe biramunanira wenda nawe uzamushaka umwibarize, biramunanira kuba yabikemura kuko twarashutinze n'ubushize ntago yari ahari kuko ntago yari kuza kuri set impari. Yego. Niyo mpamvu mubwira ni kuba ndabangamiwe kuza kuri set ahageze na wacecetse ukareka kunca mu ijambo. Yego. Wampaye amahoro. Amahoro kigiye no kwihanganiye ya mwumvikane. Nunesha umutwe ubundi nibingi mwanzane anga kugira ngo meze nsere ariko wowe utaye kera umutwe. Ngiye ntabwo ndi kugutesha umutwe anga. Ndi gusobanura ibintu ukuntu byagenze, uburaya bwawe n'ubungomanzi bwawe narakubahagura bizi. Uri kumva? Ninjye nazanye uburaya. Tari uburaya wavuze se karo taranyuzwe ubwo warenze ku isezerano giye watanze. Oya mbabara winkoraho. Wigeze umumfatira hejuru. Ibi ni byanzanyemo. Ariko se wenda Aline gakeya tugerageze kumvikana kugira ngo abakunzi bacu bataza kubona ko n'undi bawe tumeze neza. Aline watubwiye ko ubundi mujya gutandukana wari wamufasha guca inyuma. Byarabaye wari ubibwiwe cyangwa waramufasha? Ngiye naramufasha. Wamfatiye he? Mbwira ahantu wamfatiye. Winkoraho ndakwiyamye. Mani Patrick kankubwire, sibyo? Njewe mba numva nta handi hantu numva nifuza guhura n'uyu mukobwa.
nanjye naho nifuza eri naragwaze ko wicajwe hano ra kuba nica hano si kubwe n'ukubera Patrick nubashye Patrick nango nubashye wowe ni ibintu bisa n'ibyafashe indi ntera ariko se Aline umusore umaze kumufata aguca inyuma nanone wenda umusore ashobora guhita yibaza ngo kugira ngo ubu ngubu barabonye undi muntu mubana undi mukunzi ndarengana ntabwo nzi impamvu y'ibi bintu ntago byabaye nta kintu kigeze kiba n'ibihimbano mani yashaka ukuntu ajya gukora uburaya bwiwe ntamureba uri kumva atangira kuzana ibi bintu byose arimo hari ikintu yigeze akuburana iwawe ku buryo uvuga uti wowe wabivuze se yageza mburana bivuge sibyo uzanshake njyewe tuganire ishyano ridahari story ngo nyumvira yabisobanuye se uzanshake tubiganireho ariko ni bigaragara twaganira ikibazo akaba wenda hari mwasabana n'imbabazi nubwo mutakomeza gukundana ariko mukaba ba best friend bisanzwe imbabazi man ntabwo nasaba imbabazi umuntu njye ntigeze nkorera ikosa sibyo uzi kubana n'umuntu mu nzu sibyo mu gitondo ukabyuka ukamubura ukagira ngo byayo uzayagiye aragaruka umunsi wa mbere wa kabiri wa gatatu nta nakubwiye ati basi byibuze ndabona ibi bintu biri na gutya biri kugenda neza urumva agafata agahita atumuka akagenda akajya gushaka abandi bagabo atangiye kuntukira hano wamfashije nkigendera ariko turimo turashaka igisubizo nta gisubizo ushobora kutubonamo none se ari umuntu none wagaruka none ku ruhande rwa Eric yakibaza ngo kugira ngo dutandukane umunsi umwe ikibazo kibayeho undi munsi ubonye umugabo yakibaza ngo nanone uwo mugabo mushobora kubona undi mwari musangamo si ikibazo icyo se nyine si icyo mbese birakureba winsakuriza ibyo ntabwo bikureba wowe ukuntu byagenze yego nikundana n'uyu nguyu hari uwo mugabo nyine tubana ntabwo yabaga mu Rwanda yarankundaga yego noneho hamaze kubaho mistake y'uyu nguyu nyine yarahindutse ibintu byaragenze tangiye kuzajya nsuzugura anca inyuma njye mitamo kwisangira uwo nguwo wankundaga yego n'ubundi yagukundaga ari kubana na Eric n'ubundi yego mwamenyanye uwo mutipe mwamenyanye mbere yo kubana na Eric cyangwa nawe twari tuziranye nyine gutyo biraho bisanzwe ariko ankunda mbonye uyu nguyu yatangiye kunanira nyine n'ibyo bibazo bigenda bizamo ndigendera ariko rwose wamemukiye nakubashye mfasha nigendere sinshaka kugumana n'uyu muhungu ahangaha umuntu rero araza kwibaza ngo nyuma yo kutandukanya na Eric ubanye n'uwo mugabo wundi kwa Eric mwahise murekera kuvugana burundu ntabwo nivugana nawe mari sinenzi ko aho shitani z'abana batoya izina ry'Imana naratunga ubaranje ngo nyumvira kubona umuntu nk'uyu nguyu yigira impyisi yakwigira intama kandi ari impyisi mbi yindi mbiriko man umuntu wifata akaguta mu nzu erega we ntabwo uri muranyuma ibyo bintu bifite uburemere ariko wenda ku ruhande rwa Eric wowe uravuga uti nta kintu yigeze amburana mu nzu yanjye ku buryo avuga ngo yagiye gushaka hanze icyo kumbura nacyo ntabwo yigeze aburara yego nta nubwo yigeze abwirirwa ahubwo wenda wasanga ibyo namuhaga atari byo yifuzaga yego ariko nanone nawe ikosa yakoze uri kumva yego ntabwo yigeze ambwira ati ibi bintu uri kuma ntabwo mbishaka nshaka ibi mubaze nawe ntabyo yigeze avuga ahubwo yarabyutse aragenda sibyo na n'ubu uyu munsi mu nzu haracyarimo imyenda ye yego hari imyenda ye ikirimo hanze kuza gufata none se Aline wowe ku giti cyawe ibaze none atangiye kunyambika imyenda y'abakobwa mani waretse nkigendera Aline turabimo turagana ku busobanuro dushaka umuti w'iki kibazo njyewe Eric sinshaka gukomeza nicaranye nawe Aline ibindi bibazo birushaka kumbaza uzansanga iwanjye Aline twumve gato atangiye kunyita igeni impyisi ibiki reka njyewe sigara muganira njye nigendera oya buretse gatoya Aline wowe twumvisha igice cyawe cyuko Aline wowe hari icyo uvuga uti naburanye Eric ku buryo nagiye gushaka undi mugabo hanyuma se nagiye kugenda atamaze ahari arimo arababeshya namaze amezi 2 atakingaburira njye nimenya ubwanjye
agenda agataha saa sita z'ijoro kandi ari umugabo ibyo ngibyo narebye gukomeza kubyihanganira bigeraho birandenga mfata umwanzuro wo kwigendera ubwo rero byavugamo ngo ntacyo namuburanye sinanyuzwe ntango nafata iyo myaka yo twaba twarabanye nubwo yaba amereza bikeya ngo ibyo ngibyo byo nanira kwihangana ariko se Eric wowe Aline niba bivuga ko ari ukuri wabana n'umugore wawe ukamara amezi 2 witahirira iryo joro ashobora no gukeka ko uvuye wenda no mu bandi bagore niba nibyo ngibyo nyine mvuga amezi 2 atubwiye ntacyo kurya umugore yabayeho gute we Eric ngahe baze nawe umaze amezi 2 utarya nese sinimenyaga nagavuga ko ataryaga ahubwo aravuga ko ari we wishakiraga icyo kurya je narimenyaga gute se gute naramusigaga mu rugo sibyo mane hari ibintu biba bidasobanura hanyuma se ko nakazi wagiraga wabaga wiriwe he kugeza aho utaza sita z'ijoro hano ntago ndi mu rubanza sibyo Patri wahetse nk'igendera no kuvango aho ngaho hagati yanyu harimo kuri murimo kuduhisha Eric aravuga ati ntacyo wamburanye Aline akavuga ati njyewe namaze amezi 2 ibintu byose nimenya niko kujya kuvuganira ko narifite umusore twari inshuti bisanzwe aho kugira ngo umeze kubaho mu buzima bubi wamureba niko gufata icyemezo aragenda Eric ntago yemera ko watahaga iryo joro tuzuzaga inshingano z'urugo we ariko aho nabaga ndi yabaga hasi none se ubu nicyo atemeye ntaho nabaga nzi so wabaga wagiye wabimbwiye naba narabigizeho ikibazo afata nkagenda njyewe nta kibazo ubwo nimba warabigizeho ikibazo mane soza ikiganiro dutahe cyangwa nyisoreze tugana ku musozo nyuma yuko ibyo bibaye Aline uwo musore mubana cyangwa se uwo mugabo ubu mubanye nk'iki mubanye nk'umugabo wawe mubanye nk'inshuti bisanzwe mubanye mu buhe buryo tubanye nk'umugabo wanjye n'umugabo wawe none se kubana nk'umugabo wawe mu rugo barabizi warabibabwiye ko watandukanye n'uwo bari bazi bimeze bite barabizi ko twatandukanye n'uyu nguyu uyu Eric aramuzi na uwo mugabo aramuzi none se Eric yigeze aza mu rugo aho ngaho ba bavuga ati ariko wasize n'imyenda yawe wazaza ukanayitwara niba bitagishobotse ko tubana nawe azayambare nayo nyeneye none se wenda nje ntabwo nshaka kugumana na wanga ari maranera turimo turagana ku musozo mwihangane ho gatoya ahubwo umuntu ahita yibaza ngo bwa mbere ujya kubana na Eric mwari mwemenyeranyijwe ko muzajya mubana bisanzwe ariko nta nshingano z'urugo mwuzuza uyu munsi wa none uwo mugabo murimo mubana we ko bimeze bite nawe nuko mwasezeranye ibyo ngibyo twibijya kure ibyo ni ibyanjye n'umugabo wanjye gusa nyine tubana nawe nk'umugabo wanjye yego mubana mu cyumba kimwe nta birenze nyine dukora turarana mu cyumba kimwe nta kindi kibazo gihari za nshingano z'urugo nabwo ntago zuzuzwa hari turimo turabipanga ibyo ngibyo mani muraza no kubiganiraho ubwo ngubwo simbizi ariko hari ikintu wenda nshaka kugira ngo nivugire gatoya yego Aline twarabanye mu nzu sibyo ibintu yakoze reka mbanze nyine mvuge Imana ikomeze tuza heza Joshua yego aruhuke moro kabisa Imana imuruhure mu mahoro kuko yarakoze ni Regent yego ibintu yakoze ni nk'iby'abahanzi cyangwa se abanyamakuru bamwe bakoze kuvuga mu mahoro kabisa n'indi kuvuga nyine ibintu Gatesi yakoze yego ni nk'ibyo abahanzi cyangwa se abanyamakuru bakoze mbonera no kubanenga yego nta zina riremereye mfite nta muri iki gihugu yego ariko ibintu bakoze ntago ari kuba umuntu yapfuye uwo munsi ugahita usohora indirimbo ntago ari ibintu bishimishije ntago ari ibintu bishimishije niba umuntu apfuye mwarakorana ikiganiro 2019 ugahita ukibyira prive cya kintu ugahita wongera ukacyaplodinga uvuga ngo ijambo rya nyuma Jay Polly yavuze ibyo bintu ntago ari byo ni ugutoneka abakunzi biwe n'umuryango we yego tunawihanganisha urumva nimba yarifashe akana mu nzu byibuze ntiyagenda agasubira iwabo akaba ari iwabo nkamenya ko
twatandukanye ariko ari iwabo ariko arahavuye nta n'indi nzira aciyemo. ntabwo se nk'ibyo birakureba, aho najya hose ntunshinzwe. Patiri wambabareye Eric arimo aravuga ati ariko se njye ko nari naraciye mu rugo narafashe n'irembo, uwo musore wundi we mwabanye mu buhe buryo? nakubwiye ngo uwo musore yarankundaga, njyewe naramusanze kubera Eric yarafashe irembo, ibyo nta birenze. ni nk'uko nongo nawe yarifata, ni uko nk'uko bimeze. Kubyumvikana birumvikana ko Eric ashobora kuba yaragukundaga cyane kuko aracyagufuhira. mwabanye mukundana we na Eric cyangwa byarokubeshyanye? Kuri ni ukuye? Twarakundanaga. Imbarutsi za kuba nde? yabaye we nuko ari kwigira mwiza bihakana. Manu ubundi njye hari ikintu ntazi muri iyi si, nanjye nizi yuko ntazi. Kiramutse kinambayeho naba mfite ibibazo, usibye ko wenda byoroshye ntabwo nzi kuburana. Yego. Rero mu byo turimo turavuga twese hano hagati yanjye nawe harimo kuri. Bajya bavuga ngo ababurana ari babiri, umwe aba yigiza nkana. Keretse buriya twicaye tukaganira nta kamera iriho, sibyo? Nibwo wamenya ukuri kwa byose, sibyo? Njyewe urabizi nari nabanje kubyanga mana, nari nabanje kubyanga, ariko kuri guhari wenda njyewe mfite ku mutima wanjye Gatesi ndacyamukunda. Yego. Sibyo? Wandeba nabi wandeba neza, ukuri ni uko nguko. Unkunde cyangwa n'uwundi ibyo ntabwo bindeba. I believe ko azatangira kunkunda njye byaranshizemo. Njye nongera kugukunda Eri. ariko Aline umuntu yumva ukuntu avuga ko wagira ngo waramuhemukiye cyane, ikintu gituma azinuka kongera kugukunda kandi yaragukundaga. Sinshobora, ntabwo nshobora kandi icyo nkeneye Patrick, njye nibanze ko nigendera ndigendeye. Ubundi igihe nabirambiwe. Nakubwiye ngo nunkoreho. Kandi Patrick nimaguruka ngagenda birakubabaza. Ntugire ngo ndagusuzuma. Tugana ku musozo. Eric yugaruka tugasoza. Mureka gende. Genda n'ubundi cyo nakubona nagisanzeho nagiye sinagukumbura. Bagishe mbabarira nigendere. Tumundi turasa n'abasoje bawihanganyeho gatoya. Barabibonye ko Eric avuye mu kiganiro, ntago biba ari ibintu byoroshye guhuza abantu bahoze bakundana bakaza gutandukana, ariko wenda niba twemerera tuzagenda dusura umwe kuri umwe tumenye ukuri, dusure Gatesi dusure na Eric tugende tumenye ukuri. Amagambo menshi n'ubundi no tumya nsuzugura.